dushimire umutoza w'ikirenga intore zirusha intambwe mu ndirimbo ivuga ngo buri wese nafata ijisho ku ruhembe rwe dusigasire igisenge. Mfashe uyu mwanya muto ngo gushimire wowe wagize amahitamo meza ukaguma kuri Hope Vincast. Imana y'amahoro ikweze kandi iguhe umugisha. Ahangaha turi mu karere ka Nyagatare hari gutangirizwa igikorwa cy'ubukangurambaga bwiswe Menya RFI. Ni igikorwa cyateguwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera RFI ndetse ku bufatanye n'akarere ka Nyagatare. Iki gikorwa cyitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye bakorera muri aka karere ka Nyagatare, abayobozi b'inzego zibanze, abayobozi b'inzego z'umutekano, abahagarariye ibigo nderabuzima bikorera mu karere ka Nyagatare. Umuyobozi mukuru ni Lieutenant Colonel Retired Dr. Sharire Karangwa yabwiye abitabiriye ko bagomba kujya bakumira ibimenyetso uko byaba bimeze kose. Yatanze urugero kuri telefone igendanwa avuga ko ishobora guherwaho mu gutahura aho umunyabyaha yagiye anyura hose mu gihe yajyaga gukora icyaha. Umuyobozi wa RFI kandi yavuze ko muri aka karere ka Nyagatare hagiye kubakwamo ishami kugira ngo abaturiye akarere ka Nyagatare no mu nkengero zako bajye babona serivisi mu buryo bworoshye aho kugira ngo bakore ingendo bajya kure gushaka izi serivisi. Nta cyaha na kimwe kuri iki gihe turimo mu gihe cy'ikoranabuhanga gishobora kuba kitakoresheje ikoranabuhanga. Rimwe na rimwe akoresha telefone, rimwe na rimwe ateresha CCTV kamera ziramo aho yaciye. Telefone ngira mbabwire ko buriya smartphone igaragaza aho coordinate cyangwa se aho umuntu hose yaciye. Aho yaciye hose nk'ubu mfashe telefone y'umuntu yawe namenya kuva mu gitondo ahantu wagiye uca hose. Urumva reko babyoroshye iyo abantu bakeka tuyo muntu yakoreye icyaha na za coordinate ziragaragara. Ikindi ni ukuvuga ko nka abakoze icyaha nto za kamera zo ku muhanda, izo ku mazu zishobora gufata zikamenya ko bikazagaragara mu iperereza ko wahaciye wakoze icyaha, kamera yaragufasha. Urumva harimo ikoranabuhanga ryinshi cyangwa se ibyo wavugiye kuri telefone, ibyo wandikiye kuri telefone, ibyo wakoreye kuri computer, ibyo wahinduriye kuri computer. Ibyo byose ni ikoranabuhanga dukoresha kugira ngo dushobore kumenya ibyaha byakozwe byakorewe kuri ikoranabuhanga. Nagira mbaho urugero muri ya success story cyangwa se ibyo twashoboye kugeraho. Mwabonye umugore watanze ubuhamya ukuntu yari yazengerejwe n'umuryango wabo wamuhaye uburenganzira baba hanze ngo bagurishe umutungo, ariko baza kumurega kumuhindukiza nyuma atagifite ayo makuru. Biba ngombwa ko dusubira muri computer ya makuru ntaho yaragiye, buriya bayihisha ariko bahari turayagarura. Ubutumwa burenga 200 na byatumye dukora raporo bajya mu butabera abumwere. Mwabonye ko yakiriye YouTube yo gushimira guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ikigo nka RFI. Yego ari dufite ibihugu byabisabye 12 ariko hari n'ibindi bigenda byongeraho. Ibyo byose ku bushobozi bagiye butwemera tugenda tugaba amashami. Nta mwuga udakora utahura n'ingorane, ariko twe ntidukora iperereza, ahubwo abashinzwe iperereza niba badusaba kugira ngo tubafashe tubahe ikimenyetso. Ni ukuvuga ubugenzacyaha budusaba ko tubakorera igenzura risesengura rikoresha science kugira ngo tubahe ikimenyetso bakwifashisha mu rubanza mu butabera igihe bagiye gukurikirana umuntu wakoze icyaha. Rero navuga forensic science for justice, ni science kuri serivisi za justice. Abitabiriye ubukangurambaga bavuze ko bagiye gushyira mu bikorwa ibyo bize, dore ko ngo hari ibyo babonye batari bazi ko ari amakosa. Bavuga ko bagiye gufatanya n'iki kigo gukora ubukangurambaga mu baturage bayoboye. Ariko twatashye tumenya imikorere yabyo, ndetse twishimiye ko cyane cyane muri Nyagatare bagiye kuhashyira ishami ryayo rya RFI. Rizadufasha mu bintu byinshi cyane cyane kuko twahuraga n'imbogamizi zijyanye no kuba hari ibyaha byakorwaga muri sosiyete runaka, ugasanga urugero hari umuturage wakoze icyaha yica umuntu, amaze kwica umuntu ugasanga umuntu wenda aramwishe, arangije
amujugunya ahantu runaka akaza kuboneka nyuma, ariko twasanze kampani izadufasha kujya tumenya uburyo ki uwakoze icyo cyaha byihuse. Mbere na mbere batwigishije ko tugomba kujya tubanza tugasigasira ibimenyetso kugira ngo bajye babona uko batestinga muri laboratwari kugira ngo bamenye wakoze icyo cyaha. Nicyo kintu cya mbere na mbere cyadushimishije, kuko hari ibibazo byinshi bigiye gukemuka muri sosiyete, cyane cyane muri aka karere kacu ka Nyagatare. Murakoze.